uyu muryango gore mbwira ntanyumve bana bigize ibirara iherezo ni irihe ngomba guhindura gahunda guhindura gahunda nta kundi bimeze hari itariki 20 dushaka amafaranga Yorana byagenze gute kutize ntabwo wagiye kwiga mu gitondo Yorana nicyakubije kwiga dore uko cyambaye n'ubu kandi Yorana kutavuga habaye iki kutambaye uniform papa kwishuri barakunumye dufite inama ki kuki utayimbwiye mbere wibagirwa ntabwo ku ishuri mwarimu akubwira ibyo ugombye kuvuga wari uri mu biki dore uko cyambaye iyo ni nyambaro y'umunyeshuri kuki wambaye uniforme hejuru gusa ijipo yanjye nayifuze yanga warayifuze ugira ijipo imwe indi yaracitse ndaje tugende Yorana ntabwo naguze imyenda ntabwo uzi ko tuba mu buzima nakubwiye uburyo bwo kwiga kugira ngo uve mu byo nari numvise ubushize winjiyemo Yorana usigaye unzu ukaza wasinze ku ishuri Yorana habuze iki ku buryo wumva wigize indaya kugeza ubwo ubwira mwarimu na Yorana ntabwo nashatse amafaranga y'ishuri y'ingoyi Yorana ufite uniforme ihagije ntabwo ufite uniforme imyambaro ibiri yo gusimbura Yorana ugeze kuza ku rwego rwo kuza ku ishuri maze iki si cyo mpamvu y'umukara iki si cyo mpamvu ugeze ku rwego rwo kuza ku ishuri wasize Yorana sinagutumye kwiga nagutumye kuza kuri ikirara no kujya ugenda urinda mwana ngiye kongera mugerageze reka burya ababyeyi ntabwo tutaba twagize ese ubundi iyo bageze mu rugo mwabona uburere n'ababyeyi
rega umubyeyi ahozaho, umubyeyi ahozaho. Burya ku mugoroba, mu gitondo urabizi ko umuntu abyuka ajya mu kazi guhinga. None ndakwinjiriza igihe kuko ugiye kwisubira, sinakubwiye ikigoroba ndahozaho, kandi umenye ko urera ahozaho. Namwe rero inkoni zabo mwana, ndagerageza. Mubyeyi wivunika, nagutumijeho kugira ngo ikibazo cy'umukobwa wawe. Nagushimiye cyane ku bwitange wageze bwo kuza kumva ikibazo cy'umukobwa wawe. Kwigisha ni uguhoza, ndamuha ugende umuhe inshingano za kibyeyi, agaruke ku ishuri, ariko niyongera kunanira nzamukohereza ugende umwirere. Ushize namwirukanye, musaza baraza gusaba imbabazi, ndamwumva. Ariko rero niyongera kunanira rwose ndamusubiza mwibanire, kuko ngiye yaramaze kongera ahantu. Urakoze, ndagushimiye. Tugiye kugerageza, Imana izadufasha. Yego, kandi namwe nabashimiye, ni ukuri mwagize ubwitange bukomeye cyane. Reka burya turafatanya, dukorera igihugu n'Imana. Yego. Urakoze. Bye. Okay, ndabashimiye. Umeze gukora abana. None se kuri umakaye neza waje tukagenda kutabuza amahoro akura abana cyane. Abayobozi baraje kubera abana twazanye batujuje imyaka, umva bari kuguhiga cyane. Ubu nanjye ntabwo ndi ku kazi nari ngiye, executive yaje, abayobozi baje na polisi zigiye kuza. Umva ni ibibazo gusa, ni ibibazo. Uri hehe se ubu? Karoli bose ndabyumva bakwinjiriza amafaranga, ariko rwose baraguteza ibibazo, urafungwa kuko ntabwo bujuje imyaka, kandi bakora mu kabari, kandi urabizi gukora mu kabari bujuje imyaka n'ikirazira. Ariko narakubwiye kugira inama, ndakubwira ati biriya bintu ntabwo byemewe, ntabwo byumvikana. Ngiye rwose sinzi. Aho nahavuye ahubwo nibo bari kumbwira ntabwo n'ikibazo, kandi n'akabari karafunguye, urumva ari ibibazo.
Grace hano kwa muganga yari yaje arwaye ntabwo mupfaniye. Grace rero buriya ni umukobwa natuye. None se wagerageje gushaka Dr. ndibona ko ikibazo cyo gukora umbereye inshuti ukaba ibyo ndabyumva abantu tubereyeho gufashanya banagerageza ugaca no mu bavandimwe ukagerageza ukaba ukora ikintu ariko uriya mukobwa akavuga kwa muganga umusezera twaramusezereye ariko amaze igihe kinini hariya wagerageza Dr. n'ubushobozi bwanjye nagerageje no kugurisha ibintu mfite byose ndakubwiza ukuri byanshizeho nagurishije ibintu mfite mu nzu simpuhishe kugeza n'aho ngurisha imitako n'insokozo mbone uriya mukobwa ariko amafaranga nazanye yagiye munsi y'ayo mwanya mike nkomeje kugerageza n'ubu ndimo ndashaka hari uwangurira yongera n'ari naho ntabwo ari uburwayi kuko kubwira amagambo menshi numvise ikibazo ufite wowe ugenda ugerageze urebe ubwanwa gusa sawa sawa kandi Halo? Uraho umuyobozi? Ko nagushakaga se kwa serivisi nashaka kwaka naje kukubona Narimvuye mu rugo ngiye ku kazi ariko none ndashaka kuzajya mu kazi ari mugoroba nimugoroba akazi karangiye nta kibazo neza murisanga ubu mukiriya ni umwami aya masaha uvuye ku ishuri ko ndari ndi kwa munazi wambaye wazishyize ese mama reba uniform mbana nashyize hano gukora mbese kubishyira muri baga kandi kijyana muri baga nyine navuye ku ishuri turabijyagagura ubwo mfite yaraye ko kandi urumva ntabwo mwiza ibyo nambaye uniform rero nababoneye ko mushyira muri baga kandi wa mukobwa urananiye nise unaniye nese undi abandi ko basohotse saa sita ukaba ugeze inaha saa kumi uba wumva ubu nta n'ikintu wagiye gutanga ujya no gukora mu rugo kandi nari nasi nari nashyize ahandi umurangiye kujya mu bantu kuri wizera uransanga mu rugo ntawe ujya mu rugo reka nigire kwihahira ibyo ngiye kujya ku isoko nsange bya bijumba babirunda bigize ku nkono ngo ndaje mu kanya ariko imyumvire ufite wisubireho kugira ngo njya guha utambe ndi kwa mugambira abantu baba wayishyize twaraburanye maze igihe mu bibazo nkubwije ukuri n'iyi nkoresheje niyo natiye ndashaka kukubwiza ukuri nk'inshuti yanjye mfite ikibazo kandi kinkomereye ikibazo nagize mfite umukobwa w'inshuti yanjye kugeza ubu ngubu bari mu bitaro wa wundi bita Garante Claude nyumva nkubwira ubushobozi mfite bwose bukeya uzi bwawe ndakubwiza ukuri nuko udaheruka iwanjye
nagurishije insokozo, ngurisha imitako yo mu nzu, ngurisha intebe, buri kimwe cyose kugira ngo mbone nagura garasi muri biriya bitaro. Ariko agahinda mfite ni uko nagezeyo uko nari nkuhamagaye numva ari we muntu ugiye kumpumura ukagira n'icyo umfasha, none utangiye kunyita imbwa kwe. Erega urukundo ntabwo ari iby'urugitamo, nanjye ubwanjye nabyisanzemo, kandi uriya mukobwa numva igihe cyose ngomba kugera ku ntego yanjye y'uko azankunda, kandi amukura hariya hantu atsimbura urugamba. Yewe ubushobozi bwa mbere ntusabaho 50,000 francs bifunze. Ndakwinginze, ndagusabye undinde guseba nk'uko nawe ubuze uri inshuti yanjye, unyongerereho ibindi 50,000. Mu bitaro banciye 100,000, ariko nisanze ibintu byose nagurishije mu nzu mfite amafaranga 50,000 byonyine. Korona taye umutwe, nabaye nk'umusazi, nabuze n'icyo nakora. Ndabizi. Koro nyemerera njye nkubwire, mbabarira niba uyafite nze none hasi jye ibyo kuyagura ndahita nyashaka, n'ibyo mfite bisigaye ndabiteza, ariko mbone oya ntacyo. Njyewe ikintu nshaka ni ukugira ngo uyampe, nanjye ntabwo nzakubera ikigwaro. Uraba unkuye ahantu habi cyane, uraba unkuye mu kimwaro. Oya humura, njyewe yampe igihe gito cyane ndayashaka, byange wenda nshake naho njya nkure ikintu nkibe nkigurisha, ariko nkwishyura. Mbo aha andika 078 4 4 26 gatanu karindwi karindwi. Yes, neza. Ni njyewe baruyeho amazina uri busanga ari Shyaka. Oya ni yangiriye iriho Shyaka. Sawa, ubwo ndahita mbona message. Garasura tashe, garasura. Mvase bro, ngizira nazinye ngiye turi gukora. Izo zirarenze, bazita ngo ki? Izi bazita izimara ibibazo. Izimara ibibazo. Kora rero ya kora yingiye kwa ko ngiye nago mbizi sibyo ngo naye nzagenda mbimenye nyine. Ako se wabyize kumenya kuzikora. Isonzi ko uzazikura none tutari kumwe. Nzajya nzikora mu rugo zanye zimbe nzibitse. Tware zibitse nanjye ntware ebyiri sibyo sawa. Izo ngizo tugiye gukora kangahe? Kora iyo ngiye. Nara rero. Kora iyo ngiyo nanjye. Ari twa dutaye? Twari dutaye. Ari. Ngaho ngenda ngura agapapuro. Ubusubi urabimenya. Agapapuro se agakora gute? Ariko narabibonye. Kamfashe nare, kamfashe. Ubwo nko kukarambura gutya sibyo? Ibi byo noneho. Bari ngo papa ngo mujya mugirana ibibazo. None ubundi butaye ibyo yatari bigukorera fresh. Ngomba gutaha ndi mubit. Ariko revuba ariko. None uyongera nsakuriza. Umutwe ndahita nkumena byihuse cyane. Yagabanya amagambo. Kandi njya kubikuzana urambwira ngo hoya ngo uye nyine reka mbanze numva ukuntu wabimeze wegera turebe papuro kanje gakore neza dusuna gaca nabi cyaba ari guyikorera fresh we n'ubwa mbere ni wamvura kuzi yakore neza uwo wayagaye
fast ahubwo se ya yindi ngo mwita niba ari imeti niba ari iki muwayizanye irahari yose ubwoba twaje mu marigara gutyo nayihari ako ngo badufashe bivuga imyaka 15 imyaka 15 umwana gize ubwoba ntangiye kugira ubwoba ayi ko tubizi ko na ba master babagiye kiravude bose azimisi nanjye umva bitari bodeze ntangiye kumva n'ibisizi bitangiye kumfata akira banza bari unabanza no kuyinywa sana ya yindi sinzi ukuntu uri kuyiha iminsi myinshi mbona imana ahubwo njyewe noneho byari birenze se muko ubundi byarenze bita ko yari kwa muganga babarira waranyanditse nta no kuza nabuze n'ukuri ukuntu naza kugusura niko nabuze imyanya byambanye byishimo nyine birancana nta wowe nta na Patrick ibintu mwakoze ubwo byibiri yo muza kundeba wowe byari kumuhagarika mama Patrick mureke mu buzima nimba hari umuhungu wanjye Patrick yakwemeje kundusha njyewe noneho ibazinganya nike kwa muganga wizi ko ariho Patrick ntago gukunda umwikuremo no mu mutwe wawe Patrick umusibemo rega ndamukunda nubwo umukunda ariko pe yaranyane ubonye ishyaka uzi ngo numukene ahubwo yaranyemeje uzi ko ariwe wazanye amafaranga nyine n'ubundi umuhungu w'umukene niwe wita ku muntu ese ugira ngo abacyari ikintu bababwiye umva byaranunguye nyine ntabwo mbabane Patrick umusibemo nase nahewe ko mbona muri kane mu gihe ese rero nabona naguteza uyu nguyu ni muri muna wanjye wagukunda ujya mubona ku mafoto byinshi bikafashe neza so njyewe amazina yanjye meza ariko iyo aderesi ariko I think oya ni yangiriye iriho shyaka ahubwo ndahita mbona mesaje garasi uratashye garasi uratashye